yari azi neza ko dukwiye kogeza inkuru nziza mu buryo bwose n'ahantu hose, ahantu hose ku isi yose, mu buryo bwose dukoresheje uburyo buriho icyo gihe Kristo abivuga n'uburyo buzabaho, zaba izo mbuga nkoranyambaga, bwaba ubwo buryo busa n'ubushya. Kuri Kristo nta gishya kiriho, ahubwo byose yabibonaga mu ndagihe, kandi akadutuma nk'ab'icyo gihe, nk'ab'iki gihe n'abo mu gihe kizaza. Buri wese rero afite uko amutuma, n'ubwo buryo bugomba kugeramo inkuru nziza. Ntabwo izo mbuga nkoranyambaga zikwiye kubaho nk'aho Kristo atazibanjirije, nk'aho Kristo ntacyo avuze, ahubwo cyazana ngo buri wese amenye icyo yaremewe hano kuri iyi si. Abo bajya mu byangiza ubuzima bwabo nabo bibagiraho ingaruka, ariko iyo wamaze guhuza roho yawe n'umuremyi wawe, n'ayo masaha 4 cyangwa 5 ashobora kuba nk'iminota 5 cyangwa 4. Emi Pro Universal Records. Emi Pro Universal Records. Nshuti bakunze ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo mu Rwanda, muri diocese zitandukanye, paruwasi centrale n'imiryango remezo ndetse n'abadiaspora ku migabane yose y'isi. Kristo Yezu akuzwe. Gahunda murayizi ni Catholic Church Entertainment, aho tugenda dusura abasaseredoti batandukanye, tukababariza bya bibazo muba mufite bijyanye no kwemera, mukabona ibisubizo bikwiye biturutse ahantu hizewe, atari byandi byo gupfundikanya. Uyu munsi rero nakoze urugendo, navuye i Gikondo nza i Nyamata, ahantu heza cyane. Ndagira ngo muri kubibona umutumirwa ahantu hari, murabona ko ari heza cyane. Hano ni Nyamata nyine, ni umusaseridoti ukiri umujene. Ubwo mutangiye kugesinga ibyo tugiye kuganiraho, muri comment murabishyiramo. Reka rero tumusabe adusuhuze, adushyire n'imbere y'Imana. Padi, umwanya no wawe. Yezu akuzwe Teka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wereze roho wawe byose bishya, sizabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kwirizwa nawe kundi dutunganye no kunogerwa nawe iteka, Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Izina Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze. Ndi Padiri Valens Ngiruwansanga, ndi umusaseridoti wa Arkidiocese ya Kigali. Zamura mikoro gato pa ubutumwa muri paruwasi Umwamikazi w'Intumwa ya Nyamata. Yego. Murakoze. Muri Arkidiocese ya Kigali. Yego. Padi, nishimye cyane ukuntu mwanyakiriye hano ku butaka bwanyu butagatifu bw'Inyamata. Ariko hari ubutumwa nyine nzanye, ubutumwa bw'ibibazo. Nje nikoreye ibibazo n'imitwaro y'abantumye. Abanyamuryango bo kuri Emi Pro Media bampaye package y'ibibazo ngomba kuza kukubaza, kandi bakeneye ibisubizo. Ariko mbere yuko tubijyaho, wabanza nyine ukatwibwira birambuye nyine, atari kutubwira izina gusa. Murakoze. Abadukurikiye mwese, amazina nayababwiye. Ndi umusaseridoti wa Arkidiocese ya Kigali, nkaba nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Nyamata yitiriwe Umwamikazi w'Intumwa. Nshinzwe ubutumwa bw'abana, ubutumwa bw'urubyiruko, n'uburezi mu mashuri. Ndabafasha kandi nkaba mfasha n'abakristo hano kuri paruwasi mu ngeri zitandukanye zo kwitagatifuza. Umupadiri ni uwo nguwo rero.
Padi buri ko- gitambo cy'ukarisitiya mpuza abantu n'Imana. yego Yego. Padi ko tubona ukiri muto nyine, impamvu nkubwiye ngo twibwire, nifuzaga ko urumva hanze haba hari n'abandi bantu bifuza yenda no kuziha Imana. Niyo mpamvu nifuzaga ko tubwira yenda academically professional ibyo uri umusaseridoti nyine biranagaragara, wanabitubwiye academically nyine kugira ngo bimotive n'urundi rubyiruko, nk'uko no mu nshingano zawe harimo n'urubyiruko. Murakoze. Maze imyaka irenga 5 ndi padiri. Nabaye padiri mu mwaka w'ibihumbi 2019. Yego. Rero nanyuze mu buzima bw'abategurirwa kuba abasaserdoti, haba mu Nyakibanda nahamaze imyaka 4 niga teolojiya n'umwaka umwe wo kumenyerezwa ubutumwa, haba ni Kabgayi nahamaze imyaka 3 niga filozofiya. Ubwo nageze Kabgayi mvuye mu mwaka wo kwitaba umuhamagaro wo kwimenyereza, umwaka umwe namaze mu seminari nkuru ya Rutongo. Yego. Ibyo nabinyuzemo ndangije amashuri yisumbuye, kubera ko niko urugendo rumeze. No kwango nyuma y'amashuri yisumbuye urugendo rumara imyaka 9. Yego. Urwo rugendo rero nararukoze, ndurangije mba umupadiri, noherezwa mu butumwa, nkaba rero maze imyaka irenga 5. Yego. Ndi umupadiri. Wow. Ndumva rero ari ibyo ngibyo, ariyo nzira nanyuzemo integurira kwitaba ijwi ry'Imana. Murakoze. Padi, ubu ngubu tugiye kuganiriza abantu barimo n'urubyiruko rwinshi cyane cyane ko nyine nk'uko mbigarutseho mu kanya urushinzwe n'urubyiruko. Turi kwiga gatikisimu batubwiraga amasakaramentu ko ari 7, batubwira muri aya 7 harimo iry'ubusaseridoti n'iry'ugushyingirwa. Ubundi sakaramento ry'ubusaseridoti mu by'ukuri ni iki? Warisobanura ute n'inshingano yenda ugaruka ku masezerano y'umusaseridoti, kuko ndifuza ko turaza no kubihuza n'ibindi biraza gukurikiraho. Murakoze kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Muvuze neza, amasakaramentu ni 7 arahagije, ni ibimenyetso bifatika Kristo akoresha kugira atagatifuze abe muri kiliziya. Hari rero amasakaramentu 3 yibanze yo kutwinjiza mu busabanyiramana mu muryango w'abana b'Imana. Ayo 3 yibanze ni batisimo, ugukomezwa n'ukarisitiya. Hakabaho n'andi masakaramentu 2 yo gusana cyangwa se yo kuremesha abakomeretse, abafite ingorane, ariyo masakaramentu yo gusigwa kw'abarwayi n'isakramento ry'imbabazi dukwiye kwita penitensiya. Hakabaho n'andi rero masakaramentu 2 y'ubutumwa, twinjiza mu butumwa. Ayo masakaramentu ni ugushyingirwa gutagatifu, hakabaho n'isakramento ry'ubusaseridoti. Yego. Ni amasakaramentu rero agera kuri 7, kandi buri yose akaba afite umumaro muri kiliziya, nk'ibimenyetso bifatika kandi bihagije Kristo akoresha kugira ngo duhe ubuzima bwe kandi turonke ingabire zimukomokaho zinatubeshaho. Warumbaje ku isakramento rero ry'ubusaseridoti. Yego. Ni rimwe muri ayo masakaramentu 2 y'ubutumwa, isakramento ryo gushyingirwa gutagatifu n'isakramento ry'ubusaseridoti. Yego. Bamwe batumwa kungura umuryango w'Imana ku buryo bw'imyororokere, ku buryo butanga ubuzima, abandi bagatumwa kungura umuryango w'Imana ku buryo bwa roho, ku buryo butanga ubuzima bw'abana b'Imana. Aho ni mu gushyingirwa no mu busaseridoti uko nabikurikiranyije. Rero isakramento ry'ubusaseridoti ni umuhamagaro utwinjiza mu butumwa kugira ngo kiliziya y'Imana ikomeze kubaho. Hamwe n'isakramento ry'ubusaseridoti dukomeza kugira ubusabanyiramana bwuzuye na Kristo. Yego. Kandi Kristo agakomeza no kudutoramo abo basaseridoti, abo atuma kugira ngo bakomeze babesheho umuryango we ku buryo bwa roho. We watubwiye ngo ari kumwe natwe kugeza ku mpera y'ibihe. Yego.
ubwo hari akandi nari ngarutseho, ndagushimiye kuri ibyo bisobanuro duhaye. Inshingano z'umusaseridoti nifuzaga ko uzivugaho. Iryo sakaramentu ryo turaryumvise, ahubwo inshingano ze no ku masezerano agira. Murakoze. Umusaseridoti icya mbere na kwita ubutumwa, atumwe gutagatifuza imbaga y'Imana. Yego. Atumwe kuba umuhuza w'abantu n'Imana mu masakaramentu atanga, mu gitambo cy'Eucharistie atura adakingiriza Kristo, kubera ko Kristo niwe muherezabitambo mukuru. Umusaseridoti rero ni igikoresho, ni umwana w'Imana, ariko Imana ikoresha kugira ngo ubuzima bw'Imana bukomeze busagambe mu bantu. Kubyita inshingano umuntu yabyumva, ariko reka tubyite ubutumwa icyo abereyeho. Ntabwo yibereyeho we ubwe, abereyeho abandi. Ntabwo abereyeho kwihimbaza, abereyeho guhimbaza Imana afatanyije n'abandi. Ntabwo abereyeho gusengesha abakristo, abereyeho gusenga hamwe n'abakristo, gufatanya hamwe n'abakristo gutura igitambo kugira ngo kibahuze n'Imana. Ntabwo abereyeho ikindi kitari ikimuhuza na Kristo, kandi kigahuza Kristo n'abo ashinzwe. Yatumwe rero kwigisha, gutagatifuza no kuyobora. Ibyo ngibyo ndatekereza abenshi tubihuriraho, tunabyumva muri ubwo buryo. Ni ukwigisha kugira ngo abwire abo atumweho ko Kristo ari umwami, kandi ari we ukwiye kugenga ubuzima bwabo, kugira ngo ajijure abagihuzagurika. Yatumwe gutagatifuza kugira ngo asukure, afashe abashaka kwegera Imana kuyegera basukuye, batayikanga, ahubwo bayisanganira, nayo ibasanganira bisanzuye. Yatumwe rero kuyobora, mbere na mbere kuyobora ubuzima bwe ku Mana, kugira ngo ashobore kuyobora abandi. Nuko ari wa muntu nawe uzi aho agana, araganisha za ntama ashinzwe hehe, ese we nawe arahazi. Ako kantu padi ndagakunze Kariseri. Mu buzima busanzwe bwacu ngende umurayiki, hari ukuntu ushobora nk'umuntu bimwe byo gukundana, ushobora nko kuvuga ngo ukunda umuntu kandi nawe utikunda, umuntu yakwitegereza neza akabona utikunda. Urumva wa mugani, umusaseridoti agomba kubanza kumenya aho agana kugira ngo nawe menyeho nawe yerekeza, abona aho aganisha abo ashinzwe. Yego, ndabikunze. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kuyobora, kandi biri mu butumwa bwe. Birya wambajije ngo inshingano ze. Yego. Padi urakoze cyane. Padi, inshingano z'umusaseridoti uko ari eshatu: kwigisha, gutagatifuza no kuyobora, abikorera he? Nyine bigomba kubera he? Urumva mu isoko, kuri paruwasi, nyine bigomba kubera he? Ahantu agomba kubikorera, yego, ni muri Kiliziya ya Kristo. Yego. Ni muri Kiliziya. Yego. Kuko ni umusaseridoti wa Kristo. Kristo yahisemo amuha ubwo butumwa muri Kiliziya ye. Kiliziya ni ya Kristo. Yego. Iyo Kiliziya rero ni gatolika, ni rusange, nta mbibi ifite hano kuri iyi si. Kristo yatubwiye ko atwohereje ku isi yose. Rero tugomba kugenda tuvuga rumwe na Kristo, twunze ubumwe n'abatureberera, abashumba bacu bakuru, kugira ngo ubwo butumwa bukwire ku isi yose. Rero ntaho umusaseridoti ahejwe, agomba kubukorera aho Kristo amukeneye hose, kubera ko aho ngaho niho Kristo akeneye ko ingoma ye yogera hose. Yego. Yego. Padi, iyo turi gushengerera, hari indirimbo tuba turirimba ngo nitwunamire isakaramento. Mu kilatini bavuga ngo tantum ergo. Hari ukuntu bavuga ngo isezerano rya kera ngo ryacaga amarenga nirikurwe n'irishya. Iki gihe turimo, ubona turi mu isezerano rishya. Urabona hari igihe, nta gihe kizagera iki twitaga isezerano rishya rigahinduka irya kera, rigomba gukurwa n'irindi rishya mu bijyanye n'iyogezabusa? Oya, ntabyo mbona, nta nubwo ari byo.
kubera ko kristo yaje kuzuza ibyavuzwe n'abahanuzi bo hambere. Kristo rero niwe bwuzure bw'amasezerano y'Imana data. Kristo rero ni Imana mwana yaje kuzuza ibyavuzwe n'abahanuzi. Erega iyo bavuga ngo isezerano rya kera ni iki bavuga? Ni uburyo bwo gutegura ukuza k'umukiza. Isezerano rero rishya turimo uyu munsi twishimira niryo twari dukeneye, niryo imbaga yagendaga mu mwijima yabonye urumuri nyamwinshi, niryo iyo mbaga yari ikeneye. Rero ntabwo ari urujya n'uruza rw'isimburana nk'uko ngo abami baratanga abandi bakima, ariko ubwami bwa Kristo nta kizabukuraho na busa. Rero uvuze ngo hari irindi sezerano rizaza nyuma ye, waba utangiye kuvuga ko Kristo hari undi uzaza nyuma ye. Uzi impamvu mbivuze? Igihe nyine Kristo yashingiye kiliziya ye, hari uburyo bw'imibereho bwari buhari, kandi kubera ko ubuzima buri dinamike nyine byarahindutse. Yezu ashinga kiliziya ye nta YouTube yabagaho, nta Instagram yabagaho, nta Twitter yabagaho, na TikTok. Impamvu mukanya nari nkubajije ngo umusaseridoti ziriya nshingano nyine azishyira mu bikorwa, wambwiye ko ari muri kiliziya ye. Ahubwo imbibi za kiliziya ni gute nyine kuri social media zigezweho nyine zitari zihari Kristo ashinga kiliziya ye, nazo ziri muri kiliziya, mu mbibi za kiliziya zirimo cyangwa ziri hanze ya kiliziya? Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Kristo tubwira ngo tugende twamamaza inkuru nziza yose. Reka dusome ibyanditswe bitagatifu, ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 28. Reka dufate umurongo wa 19 tugere kwa 20. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Kristo aduha ubu butumwa, aturaga ubu butware, yarazi icyo avuga. Yarazi neza ko dukwiye kuwogeza inkuru nziza mu buryo bwose n'ahantu hose. Ahantu hose, isi yose, mu buryo bwose, dukoresheje uburyo buriho icyo gihe Kristo abivuga n'uburyo buzabaho. Zaba izo mbuga nkoranyambaga, bwaba ubwo buryo busa n'ubushya. Kuri Kristo nta gishya kiriho, ahubwo yabona byose yabibonaga mu ndagihe, kandi akadutuma nk'ab'icyo gihe, nk'ab'iki gihe, n'abo mu gihe kizaza. Buri wese rero afite uko amutuma, n'ubwo buryo bugomba kugeramo inkuru nziza. Ntabwo izo mbuga nkoranyambaga zikwiye kubaho nk'aho Kristo atazibanjirije, nk'aho Kristo ntacyo avuze. Ahubwo ni byiza n'iki kiganiro ko gishobora guca mu mbuga nkoranyambaga mu buryo Imana ishaka. Yezu yari yarabibonaga ko no mu isanzure. Badumbwiye akantu keza cyane rwose, ni ukuvuga yabivugaga we yabibonaga mu gihe no mu gihe kizaza. Ntago yabibonaga icyo gihe gusa, yabatumye hose, ariko no mu gihe cyose. Yavuze ngo ndi kumwe namwe igihe cyose kugera igihe isi izashirira. Kuvuga ngo ari kumwe natwe mu gihe n'imburagihe. Mu Kinyarwanda cyiza niba ngerageje kubivuga. Padi, ndagushimiye mbwa ibintu byiza, ariko haragacarenje mfite. Urabona hano nagusuye i Nyamata, hano hari kiliziya. Abakristo nibura baturiye kano gace ntago babura ijambo ry'Imana cyangwa ifunguro rya roho riturutse ku mubyeyi wacu Kiliziya Gatolika. Kuko hari hirya hari n'ahandi nabonye ngo hari orthodoxe, nagiye mbona n'andi madini. Ariko Padi, uremera neza ko ino kiliziya iramutse idahari, abantu baturiye hano hari abo shitani yafatirana cyangwa ubunebwe, yenda shitani tuyihorere, bakavuga ngo reka nigire hariya n'ubundi na hari hose nta kibazo. Ariko kubera ko ino kiliziya hano ihari, nyine ihita
imbaraga nyine za Yezu zirakora, zibona operating system nyine, zibona aho zikorera nyine kubera kwihari. Noneho kandi urambwiye Yezu ubutumwa yabahaye nubwo mu bihe byose n'icyanone kirimo. None padi ubu mukanya nkwereke tujye kuri TikTok tureta dusanga twirengagiza ibindi bihari, tujye ku by'amadini. Leta nsangaho abapasiteri na ba apotre bateye bo kuri YouTube, ujya ubabona bo ku mihanda, content zabo zirahari. Umva ibintu ndi kukubwira padi birakomeye. Hano nkoze transposition, ndabizi kuri umucuranzi transposition urayumva. Yego ndabyumva cyane. Hano kuba kiliziya ihari hari icyo bifasha communauté catholique yo muri aka gace. Yego. Kandi kuri TikTok hariho communauté catholique. No kuri Facebook no kuri YouTube nayo. Rero iyo abakristo ba hano baprofita ijambo ry'Imana ry'umubyeyi kiliziya kuko hano muhari. Ariko tujye kuri TikTok dushaka ibintu bijyanye n'iyobokamana, ibijyanye n'abapadiri b'abakatolike, leta dusanga ku ijana ari nka 0. nka concentration ya carbon dioxide muri atmosphere 0.03. Ako ga challenge Yezu inshingano yabaye muri kuzikora. Mukanya nsomeye iri kumbwira ngo yabatumye no mu mahanga yose nyine no mu bihe byose. Kuki mudahari ngo ngerega ibyo bintu ndabikora, iyi investigation narayikoze. Kuki mutaza nyine ngo mutwevangelize, ariko ubu ngubu wowe uri kubikora kuko izi content ziraza kuhagera hose nyine. Kuki zidahari nyinshi kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook, kuki atari byinshi, hakaba hari gusakurizaho ibindi binayobya umuryango Gatolika w'Imana. Emi, urakoze cyane. Icyo kibazo n'umuntu wese ureba kure yarakwiye kukibaza. Yego. Harageze burakeye. Igihe ni iki ngiki ngo aho Kristo adutuma hose ntitugira aho twirengagiza. Yego. Na bikomojeho, reka naka kanya mbyitseho. Dukeneye kugeza inkuru nziza ahantu hose mu gihe n'imburagihe. Yego. Ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima kubera ko wagize uyu muhate wo kogeza inkuru nziza nawe kuri ubu buryo. Uca muri ubu buryo bw'iyakure, imbuga nkoranyambaga. Icyo kibazo umbajije ni umukoro unaduhaye nk'abasaserdoti, nka Kiliziya Gatolika. Ariko ntitunirengagize ko Kiliziya Gatolika ariyo ya mbere iri ku isonga mu kugira itumanaho nakwita rifite ireme. Dufite ireme, dufite amateleviziyo, dufite radiyo, ariko n'izi mbuga nkoranyambaga twakwita nshya muri iki gihe, nk'uko tuvuga ngo iyogezabutumwa rishya cyangwa se ku buryo bushya, dukwiye no kwinjira muri bibishya aho kugira ngo umwanzi abibe urumamfu. Twebwe dukomeze tubibe ingano kandi tunazikurikirane, nta mpamvu yo gusinzira. Natangiye mvuga ngo harakeye, harageze. Icyazana yaba uhoraho yarasesekaje umwuka we ku biremwa byose, ku basaserdoti, ku bantu bose bafite inshingano muri Kiliziya, kugira ngo bahugure abandi, babafashe no gukora rero ivugabutumwa no kugera ku mbibi. Na harya abantu bikanga, ndaguha urugero ruto, ndaza kugira aho mbihuriza, biratangaje. Umunsi umwe nari ndi gushaka ibikoresho byo gukoresha kuri paruwasi. Ngeze ahantu nagombaga kubibona, nsanga wari ubifite byarashize. Arambwira ngo ariko padi, gushobora kumpa amafaranga ngo nkajya kubigushakira ahandi, ngo kubera ko ngo aho hantu handi ndi gutekereza biri utajyayo. Ndamubaza ni kuki ntajyayo nshuti yanjye? Ngo hoya, ngo ni mu bantu batazi Imana, ushobora kugerayo ukahahurira n'ibibazo. Ndamubwira niyo, ahubwo aho ngaho niho ntumwa, reka tujyane. Niba ufite ikibazo cy'umutekano wanjye reka tujyane. Cyakora twarajyanye, ngezeyo
uko baramukanya nanjye aba ariko mbaramutsa, ariko babwira ko Imana iri kumwe nabo. Bashimishwa ahubwo n'ukuntu padiri ashobora kugera ahantu nk'aho bo bumvaga baratereranywe, ariko babonye padiri ahageze barishima cyane. Nakubwiza ukuri, twagiranye urugwiro uwo munsi, nanjye natashye meze neza. Nayo maniga nayo maniga yawe abo bavandimwe banjye. Niyo mpamvu n'izi mbuga nkoranyambaga dukwiye kuzinjiramo, dukeneye abantu bafite ubwenge buhagije bukwiriye kugira ngo badufashe kuzikoresha tuyobora isi tutayiyobya. Ntekereza ko aho hantu naho birakenewe, birihutirwa ko ubutumwa, inkuru nziza tuyigezayo. Murakoze Padi, urakoze cyane. Bise bituganisha kuri icyo iyogezabutumwa rishya, nouvelle evangelisation. Umuntu witwa Rwabigwi Cyprien akunda kubivuga, na Pacis TV mu ntego zayo nouvelle evangelisation, ngo iyogezabutumwa rishya, ngo ubuzima bushya, ngo nicyo gihe tugezemo nyine. Bivuze iki ubundi ibyo bintu, bivuze iki mu rwego rw'ubutumwa? Murakoze. Ni uburyo bwo kuvuga iyogezabutumwa rishya. Reka tubyite iyogezabutumwa ku buryo bushya, tumenye gusoma ibimenyetso by'ibihe, sibyo? Yego. Wamfasha, wamurikira nawe. Ni iyogezabutumwa kuko ntabwo ari inkuru nziza nshya turi kogeza, turi kwamamaza. Ni ya nkuru nziza ya Kristo. Erega Kristo niwe jambo ritanga ubugingo. Niyo mpamvu Karene nakubajije ngo tugiye kwinjira mu rindi sezerano rishya, kuko niba tugiye yego. Ni uburyo bwo kuvuga, ariko umuntu anakoresheje iyogezabutumwa ku buryo bushya, cyangwa se ku buryo bw'ab'iki gihe. Yego, mu buryo bwo kubisobanura ntekereza ko byaba bifatika. Kubivuga rero gutyo ni byiza. Ab'iki gihe nabo bakeneye ko inkuru nziza ibageraho mu buryo bwabo. Ntabwo abantu bo mu kinyejana cyo hambere hagitambutse bafite imyumvire imwe n'iyabo muri iki kinyejana. Yego, biratandukanye. Ntabwo abantu bo mu gace runaka bategetswe kugira imyumvire imwe n'abo mu kandi gace batandukanye. Niyo mpamvu iyogezabutumwa muri iki gihe ku buryo bushya dukwiye kumenya gusoma ibimenyetso by'igihe. Iyo uvuze ibimenyetso by'ibihe uba ushatse kuvuga iki Padi? Kumenya igihe tugezemo, aho turi n'abo dutumwaho. Yego. Igihe tugezemo, aho turi n'abo dutumwaho. Yego. Iyo ibyo bintu uko ari bitatu ushobora kubimenya, ukashobora kubigenderamo, biragufasha. Kubera ko Kristo niwe jambo ry'ubuzima. Yego. Bikira Mariya Kibeho yaje atubwira ko ari nyina wa jambo. Rya jambo ryo hambere aha, ryo muri iki gihe, rya jambo ryo mu gihe kizaza. Kristo ntahinduka, n'ijambo rye ntabwo rihindurwa n'ibihe, ahubwo abo mu bihe bitandukanye nibo bakwiye kuryakira mu bibagora, mu bibanezeza, mu gihe barimo, n'uburyo bw'imimerere bw'imibereho babayeho. Bitandukanye bo bakiyaranja bakaryakira. Yego, ako kantu ndagakunda. Bakagira gute? Abo mu bihe bitandukanye nibo bagomba kuryakira, bagomba kuryiyadabutaho. Ntabwo ari ryo biriyadabutaho. Jambo ntahinduka, niwe Alpha na Omega. N'ijambo rye ntirihindurwa n'ibihe, nubwo rikwiye guhindurwa n'abantu. Cyakora abo muri ibyo bihe bakwiye kwibaza ngo uyu munsi aratubwira iki? Iri jambo riratubwira iki? Ijambo avuze iki ku buzima bwacu uyu munsi? Kuko nitujya kurihindura, nitujya kugerageza kurihuza cyangwa kurivugisha ibyo ritavuze, turaba turi kwibwira ko duhuza na Kristo ariko duhuzagurika. Dukwiriye rero guhuza nawe tudahuzagurika. Uwahuye na Kristo mu by'ukuri ntahuzagurika, ahubwo muri icyo gihe, urugero, imyambarire yo hambere hayitandukanye n'imyambarire y'ubu ngubu. Abo hambere bari bafite uburyo bambara bakumva ko bambaye neza. Nabo uyu munsi bakwiye kugira uburyo bambara kandi bukaba bwiza, budahutaza, bukwiriye umwana w'Imana. Yego. Ntabwo utegetswe kwambara nk'abo hambere aha, kimwe n'uko tutazi uko abazaza bazaba bambara. Ni urugero mfashe, murabyumva,
ariko igihe icyo ari cyo cyose ukwiye kumenya ngo ese ibyo nkora nunze ubumwe na Kristo. Usanze wunze ubumwe na Kristo rwose urabaho nk'umwana w'Imana mu gihe cyawe. Yego. Padi, muri iki gihe tugezemo none tugiye kuevanjiriza abantu bo muri iki gihe. Kuri iyi ni igiki wabwira abakobwa bo muri iki gihe cyane cyane ku mihanda, abakobwa bakora ibintu nyine bitajyanye n'umuco wacu ndetse bitanakwiriye? Hari niba ujya ukunda kugera ku mihanda, hari ubusambanyi nabwo, ubundi ubusambanyi twari tuzi ni bwa bundi busanzwe bwa kamere, none hari abakoresha ibikoresho bitandukanye ngo nk'amacupa, abakobwa beza basa neza. Ni iyihe nyigisho wabaha? Ubwo ntabwo ari bo bonyine, hari na bodonko, hari ibintu byateye nka updating, abakobwa baragenda bagahura, nanabisomye ku gihe ngo bafite imbuga za WhatsApp baba bahuriraho, barakoze nka groupe runaka bakayita izina, bakajya bagenda bagakora ubusambanyi, bagasambana bifata video, barangiza ngo barabigurisha, ngo niba ari abahungu babigurisha ku bagore, niba ari abakobwa bakabigurisha ku bagabo bakuze. Bashobora kubikora ku buryo busanzwe cyangwa n'ibyo by'ibikoresho bidaramatiza. Ibyo nabyo bijyanye n'iki gihe. Ubwo nouvelle evangelisation ni igiki wababwira? Ivanjiri wabaha niyihe abo bantu? Ndakeka warabibonye. Abantu bo mu isi, bana b'Imana, twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Yego. Twese dukwiriye gukurikiza amategeko y'Imana, uwo ari we wese uburyo yabikoramo bwose. Yego. Dukwiye kwigengesera, dukwiye kugirira Imana icyubahiro gihagije, kandi tukagirira icyo cyubahiro ingoro yayo. Ingoro yayo ni imibiri yacu. Yego. Niba koko ukwiye guturwamo na Roho Mutagatifu, ushaka ukubaho, wibaho uko ushaka, shaka ukubaho bikwiriye umwana w'Imana utuwemo na Roho Mutagatifu nk'ingoro y'Imana ikwiye icyubahiro. Ibiduhutaza, ibitwigiza kure y'Imana dukwiye kubyirinda. Nta mpamvu yo kwikururira ingorane kandi uzi neza ko uri umwana w'Imana. Hariho abumva ko Imana nta kivuze mu buzima bwabo. Yego. Ese mu by'ukuri nuko nta kivuze, ahubwo nuko wowe nta gaciro ubiha. Ngiye kuvuga ngo nta kivuze, ariko buri wese uko Imana yaremye afite icyo avuze imbere y'Imana, ahubwo se tubiha akahe gaciro? Ngewe nabifata mu rwego rw'agaciro duha ubu buzima Imana yaduhaye. Numenya icyo waremewe, nta kabuza uzabaho ko Imana ishima. Ibyo rero nabibwira buri wese, nta n'umwe Imana yirengagiza, uyigarukira kandi uyegera. Ubutumwa natanga aho ngaho ni ukumenya ubwiza buri mu gusigasira ingoro y'Imana no kuyitaho. Ngwino usogongera ukuntu Kristo ari mwiza, uzagira amahoro mu mutima wawe no mu mubiri wawe. Padi, ku cyumweru gishize naje hano, nasengeye hano i Nyamata, ndeba ukuntu musenga, mufite urubyiruko rwinshi cyane. Imisa yatangiye 5:00 igera 11:00, urubyiruko rugihari. Nyine nahise ntekereza kuri ibyo bintu byo ku mihanda, abo bakobwa bakora ibyo bintu baba banyweye ibiyobyabwenge, itabi, inzoga, bagakora n'ibyo kandi baba bashaka ngo bakuramo ibyishimo. Nyine ni gute umuntu ashobora kubona, niki wabwira abakobwa bo ku mihanda n'abasore bo ku mihanda muri iki gihe kijyanye n'uburyo bwo kubona ibyishimo butari ubwo ngubwo ibyishimo byo mu nzoga, mu itabi no mu busambanyi? Ni gute nyine ugendeye ku buryo mubigenza hano i Nyamata? Kuko hano i Nyamata murabikora, mukagumana abajene amasaha 4, ukabona barishimye no kurenza abo ngabo bandi, kandi mutabahaye inzoga, mutabahaye n'itabi. Emi, urakoze. Abantu bagutumye rwose, baguhaye ibintu byinshi cyane. Mfite package. Yego. Icyazana ngo buri wese
amenye icyo yaremewe hano kuri iyi si. yego Abo bajya mu byangiza ubuzima bwabo nabo bibagiraho ingaruka. Ariko iyo wamaze guhuza roho yawe n'umuremyi wawe, yego n'ayo masaha 4 cyangwa 5 ashobora kuba nk'iminota 5 cyangwa 4. Mbibutsa ko muri uku kwezi kwa mbere muri Kiliziya y'isi tuba tuzirikana ku kwezi k'urubyiruko. Turi mu gihe cyo gusabira urubyiruko ku buryo dushyiramo imbaraga cyane uku kwezi kwa mbere, gusozwa ku itariki ya 31 Mutarama buri mwaka duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Bosco, inshuti y'urubyiruko. yego Ni igihe rero tuba turi kwegereza urubyiruko Imana, tubasengera, tubashinganisha kugira ngo bamenye ibyiza byo guhura n'umuremyi, bamenye imbaraga za Roho Mutagatifu, bamenye ko Kristo ari umucunguzi, bamenye ibyishimo biruta ibyo biyobyabwenge bindi wavugaga, bamenye ko bitera umunezero iyo roho yawe iruhukiye imbere y'Imana. Ni urugero wambwiye ko wahasengeye, ni byiza, warabibonye. yego Buri wese arizana, kandi uwaje arushye, uwaje aremerewe agataha aruhutse. Fashe urugero abantu biga ibinyabuzima byo kumenya umuntu, yego hari abatubwira ko biriya biyobyabwenge bajyamo bibaha agahenge k'ako kanya. Iyo bibashyizemo cyangwa se iyo babibuze, bahangayika kurusha kuba batageze babifata. Urabyumva? Iyo bibashyizemo, iyo babibuze, barahangayika. Umuvugo z'iki gihe mu mbabarire no kuganira n'urubyiruko, barakubitwa, barakubitwa, bahura n'akaga, bamererwa nabi, barasuhererwa kurusha batabifashe, kurusha iyo bataza kuba babifashe. yego Ariko ikiza cyo gusenga, iyo wumva wakayutse cyangwa wagiye kure ya Kristo, ahubwo ugira ibakwe, ugira ishyaka ryo kumushaka kurushaho. Niryo tandukaniro ririmo. Ibyo rero bitwangiza, bitwinjiramo, ariko binatwangiza bidusohokamo. Kristo rero we araduhindura. Nakubwira ko ibyo bindi biradukindura. Kristo we araduhindura. Ibiyobyabwenge biradukindura. Rubyiruko, ndabingiza, inshuti zanyu, inshuti za Kristo, reke Kristo abahindure, tuzibukire ibidukindura. Hari umunezero rero utangwa n'Imana, hari umunezero, hari ugusubizwa, hari ukuruhuka, hari ukugirwa inama na Kristo. Icyo nabonyemo, nta gihe kirekire maze muri ubu butumwa, wenda hariho n'abandi kandi baranahari bafite inararibonye bajya banatugira inama. Icyo nabonye, uko wegera Kristo ahubwo agutera inyota yo kurushaho kumwegera, bigatuma ahubwo uhora utera intambwe. Ni nka kurya yatubwiye ngo nidutera intambwe imwe azatera izindi 99. Rero iyo uteye iyo ntambwe, hari izindi ntambwe Kristo aba ari gutera kugira ngo akuramire, agusane. Rubyiruko, ndabasabye buri wese naze agire uwo mwihariko we na Kristo, agire umwihariko we na Kristo. Amaherezo azabona icyiza cyo kubana na Kristo, aho kugira ngo abane n'ibimwangiza. Yego. Nizere ko bazabyumva b'abakobwa banjye, b'abakobwa ndi kuvuga nyine. Padi, mu minsi yashize muri Amerika hashize iminsi mike cyane habaye disaster, hariyo ngo hari umuriro watumye abantu benshi, hari abitabye Imana n'abandi barahunga nyine. Ndetse uko twagiye tubibona ngo hari ahantu ngo hari ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya, ibindi birashya yo ntiyashye. Biriya bintu bivuze iki tuberesheje amaso y'ukwemera? Bivuze iki kuba yenda iriya shusho itarahiye ibindi bigashya? Se hari aho byaba bihuriye n'umunsi w'imperuka? Kuko ku munsi w'imperuka hazaba hari umuriro n'imiyaga n'imyivumbagatanyo ku buryo butandukanye.
kuko banavuga ko kari agace Hollywood amaporono yose abantu bareba hano ku isi niho akorerwa n'amafilime y'urukozasoni, kandi bakavuga ko hariya Imana batayemera, ndetse ngo byatangiye ngo hari hashize amasaha 48 hari seremoni ibaye ngo yo guhemba ngo abantu bagiye bitwara neza, abakinnyi b'amafilime, ababyinnyi, abaririmbyi. Noneho uwari wahostinze, umukobwa ari wahostinze iyo event, mu ijambo yafashe yaravuze ngo mwese abagiye bafata ijambo ngo nta muntu wigeze ashimira Imana, mwashimiye ba nyoko. Mvuze nyoko, abantu ntibandebe nabi no muri Bibiliya Yesu aravuga ati harya ninde wavuze ngo dore nyoko, menya ari Yesu wabivuze. Nyoko ni terime nta kitwaye. Mwashimiye ba nyoko, mushimira ngo bagiye babafasha ku buryo butandukanye, ariko nta numwe wigeze ashimira Imana. Ngo kubera iki? ngo ariko ngo nta birenze n'ubundi ngo twe ntago ngo tujya tuyikenera muri aka gace ngo Hollywood nyine ngo twe turihagije. Biriya bintu bivuze iki tubirebesheje amaso y'ukwemera? Mwakwegereza mikrofone. ntekereza ko ababinyuzemo ari bo bafite igisubizo cyisumbuyeho ugereranyije n'ibyo banyuzemo. Twese turi abana b'Imana. Ego. Ntawe Imana itererana. Cyakora Imana ishobora kudukebura, ishobora kuturembuza, ishobora gukora icyo ishaka mu isanzure yaremye. Ni Imana idatererana abayo. Icyakora nk'ababinyuzemo nibo bashobora gutekereza bakavuga bati ese n'iki Imana iri kutubwira muri aka kanya? Rero natwe Imana itubwiza ibimenyetso byinshi. Yego. Abo byagezeho ingaruka tubafashe mu mugongo. Ntekereza ko buri wese yakuramo inyigisho bitewe n'uko afite umutima ugororokera Imana. Ntaho byaba bihuriye n'iminsi y'imperuka. Erega ibyo byose byihariwe n'Imana. Twirinde guhuza ibidahura. Ikindi navuzeho, twirinde guhuzagurika, twizere Imana. Yesu niwe yavuze ngo nimwizere Data nanjye munyemere. Mwe kubunza imitima. Ahubwo turebe icyo Imana itubwira ikoresheje ibyo bimenyetso tubona hano muri iyi si. Natwe uyu munsi ifite ikiri kutubwira. Buri wese rero Imana yihariye isanzure, yihariye byose. Natwe ntacyo dukwiye kuyikinga. Ntekereza rero ko buri wese akwiye kugira isomo akura mu mubano afitanye n'Imana. Icyo nicyo gikuru. Ibindi ibimenyetso Imana byose yakoresha biri mu bwisanzure n'ubwigenge bwayo. Ntabwo rero twebwe turabo kurwanya Imana. Padi, tugana ku musozo. Igira ubutumwa ugenera urubyiruko rwo muri iki gihe kandi kuri iyi mihanda, rwo kuri iriya mihanda, kuri TikTok, Instagram, YouTube na za Facebook na Twitter. Urubyiruko nk'umuntu padiri ushinzwe urubyiruko, kandi hano Nyamata tukaba turi no mu cyumweru, ni mu kwezi ko gusabira urubyiruko. Gira ubutumwa evangelique ugenera urubyiruko rwo kuri iyi mihanda. Ubutumwa nabaha ni ya nkuru nziza n'ubundi y'umukiro. Yesu arabakeneye. Nawe yabaye urubyiruko nkamwe. Rubyiruko, Yesu arabakeneye. Nimumubaze ngo ni icyo twifuzaho. Nimuhura wowe ubwawe na Kristo umukiza, mugahura, mugahuza indoro, mugahuza imyumvire, ugushaka kwe ntabwo kuzabaremerera, kuzababera ikiramiro. Ubutumwa nabaha ni ukwitekerezaho, bakabaza Yesu icyo abifuzaho. Buri wese afite icyo Yesu ari kumubwira muri aka kanya, kuko muri za mvugo bari guhigira ahantu hatandukanye. Ni uguhiga. Aho hantu rero hatandukanye mu mpande zose z'ubuzima barimo, buri wese naze yicare ashengerere Yesu Kristo mu isakramento ry'Ukarisitiya,
amubaze ngo ubu buzima mbayemo ni icyo unyifuzaho. Igisubizo buri wese abona. Rubyiruko, ndabasabye buri wese abone igisubizo ahawe na Kristo. Ndakubwiza ukuri, igihugu kizaba cyiza, kiliziya ibe nziza, isi yose igira amahoro. Buri wese namenya icyo Yesu Kristo amwifuzaho. Mubwira avugane nawe. Ubwo ubutumwa nakugenera, rubyiruko unteze amatwi, bantu mwese munkurikiye, namwe babyeyi mujye mubwira urubyiruko, mubwira abana murera, bagira umwanya wo kuganira na Kristo, ababwira icyo abifuzaho. Avugira mu ijambo ry'Imana, mu masakramento duhabwa nk'uko twabihereyeho, mu nama tugirwa na bagenzi bacu n'inshuti, mu masengesho dusenga, ukuramo igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ntabwo Yesu asubiza inyuma abamwiyambaza. Nimuze kuri Yesu Kristo, mumubaze icyo abifuzaho kandi arakibabwira. Arabereka icyiza mukwiye gukora, abereke n'icyajyaga kwangiza ubuzima bwanyu mukwiye kwirinda. Murakoze. Padi, urakoze cyane. Nakubajije ibibazo byinshi, ndagira ngo nguhe umwanya, iminota mike tugana ku musozo, utubwire noneho ubutumwa wowe utari mu byo nakubajije wumva, kuko nshobora gusoza ikiganiro kandi nawe hari ikindi kitajyanye n'ibyo nakubajije wavuga, wabwira abantu, abanyamuryango ba Emi Pro Media, nyine abazareba iki kiganiro bose ejo, kuko kizajya hejo no mu gihe kizaza. Murakoze. Ubutumwa nabaha ni ukubifuriza umwaka mushya muhire w'2025, nka kiliziya ku rwego rw'isi yose. Ni umwaka mwiza, ni umwaka wa yubile y'impurirane, imyaka 2025, ijambo yigize umuntu. Hano mu Rwanda ho ni akarusho, ni imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Iki nacyita igihe cy'umusaruro, musaruri neza. Abakunzi muryango wa Emi Pro Media, abadukurikira mwese n'abari kudukurikira muri iki kiganiro, ndabifuriza gusarura ibyiza, gusarura ibyiza, gusarura ibyiza. Mwe kuba abantu babiracitse, inkuru zishyushya ubwonko, zigacurika imitima, byacitse byayoberanye. Oya, naho wabona ko byacitse, wowe ubibe amahoro, kugira ngo abawe naho ubwawe ushobore gusarura ibyiza. Ndabifuriza rero gusarura ibyiza. Ni ijambo riremesha abandi, ni inama nziza, ni ugukumira ibidakwiriye, ariko kandi no gushyigikira ibikwiriye, no gushima ibikwiriye. Akenshi usanga birya bita ngo gutwika, usanga batwikisha ibintu bitari bizima. Rero kwatwika ahubwo nimuhamurike, nimumurike habone, gendere mu rumuri rwa Kristo. Hahiye aburase ubundi gushya, hamuritswe, hakeye. Bivuzeho cyane, harakeye. Nimumurike kandi mukomeze, mukongeze kuri Kristo urumuri rumurikira umuntu wese uza muri iyi si. Muryango wa Emi Pro Media, mwese murakoze, turabishimiye, turabasabira mukomeze mutere imbere kuri roho no ku mubiri. Padi, murakoze cyane.